twongeye kubasuhuza bari mu majyepfo, majyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Ubu tugiye kubereka website yitwa intsinzi.com. akaba ari website muzajya mwifashisha uri kwitegura ibizamini bitandukanye. Wenda ushobora kuba uri nk'umunyeshuri w'amashuri abanza cyangwa se uri umunyeshuri w'amashuri yisumbuye, cyangwa se witegura ikizamini cy'akazi, wenda reba nk'iki, wenda psychometric test. Hano kuri iyi website yitwa intsinzi.com uzajya ariho musanga imyitozo ibafasha kwitegura ibyo bizamini bitandukanye, harimo n'abashaka gukora amaperime provisoire, muzajya musangamo imyitozo, amatest yabafasha gukora kwitegura ibyo bizamini bitandukanye. Kugira ngo ugereho uza kuri Google, ukemeza hano ugategereza igafunguka. Iyo Chrome imaze gufunguka uhita ukomeza hano kuri Google search, noneho ukandikamo izina ry'iriya website, ikaba yitwa intsinzi.com. noneho ugahita ukanda kuri enter, igahita ifunguka. Hano uhita utegereza, noneho yaza imeze gutya. Hano urabona ko bari gusaba kwinjizamo nimero za telefone, hano ugashyiramo password. Kuko ari ubwa mbere urahita uza hano handitse register here, register, noneho uhemeze. Nuhemeza harafunguka hameze gutya. Hano hejuru urahita wuzamo izina, reka nshyiremo wenda ko nitwa Kalisa Jean Bosco, Kalisa Jean Bosco. Noneho ndahita nshyiramo nomero za telefone 078 37. Komeze zose zishyiremo. Noneho hano urashyiramo email ndayishyiramo. Hano email nayo ndayishyiramo kugira ngo bize kubasha gukunda. Noneho nibyo akantu nabwiye bukunde Jean Bosco, Kalisa Jean Bosco. Rero nindangiza yuzuze email irangize @gmail.com. Ndangiza ndashyiramo password. Nshyiramo password hano. Hano hasi naho nongere nyemeze. Uva password agomba ko kwikonfaminga kugira ngo yemeze. Ugahita hano kuri register. Ubwo okay, kuko naje kwiyandikisha, ubwo igikurikiyeho nuko ngiye gukomeza. Hano ngiye gukomeza noneho ngiye kureba isomo, reba ibintu biriho. Noneho ndahita nkomereza hano yo password, ndaza mpita njya kuri login. Noneho system leta ifunguka imeze gutya. Hano bagiye kunyereka examen zimaze kugeraho. Izi ngizi ubona ko hariho na psychometric, ariko twakunze dushyiraho n'ibindi bizamini n'andi mateste menshi adufasha. Cyane cyane tuzibanda ku banyeshuri ndetse no ku bantu bagiye gukora ibizamini by'akazi, ndetse ubona ko n'ibya provisoire byo biriho bifasha kwitegura gukorera kiriya kizamini cya provisoire. Reka tubereke ukuntu tuzajya turakora izi test. Wenda nk'urugero dukore wenda n'iki ngiki cya chemistry. Uragifungura, nyuma yo kugifungura ahita haza akantu kameze gutya. Aya ni amabwiriza
rero leta nza hano kuri start exam. Ninjira hano hano ko haje ikibazo cya mbere. Rero hano kugenda uhitamo ujya kuri next, hano uhitamo ujya kuri next, uyisoma nacyo uhitamo ujya kuri next, uhitamo ujya kuri next. Rero nurangiza tusa kurangiza gukora ikibazo bite yano kuri submit, bahite bampa amanota. Urabona ko bambwiye ko your score natsinze 100% na passinze, natsinze mbese pass, ahanga bivuze ko natsinze. Rero nshatse nasubira kuri dashboard ya kureba ibyo maze gukora hano hasi, ya kuri review hano nkareba ibyo nishe n'ukuntu nagomba kubisubiza. Hano kuri review hano bagende banyine kuri buri kibazo n'ikintu nagomba gusubiza, nimba nakiri cyangwa se nagikoze hano babishyiraho. Nsubire inyuma wenda nkore ikindi kimwe, tuvuge wenda reka nkore wenda iyi seti P6 hano wenda kwa kundi naho haraza uhitamo ni nka bya bindi. Reka nsoma hano icyo uhitamo, nsoma uhitamo biri terite ira gutensa submit. Urabona ko izi 35 ubona ko guhitamo. N'ubundi urabona ko byose tubikora mu buryo bumwe.